mucuruza ibirayi mu Kidaho. Yego. Mu birangura hese? Mu birangura he? Tujya mu mirima hano bari gukura tukarangurira mu mirima. Yego. Mukaza mubyikoreye? Twanabyikorera cyangwa kuko ikiganiro tugikoze nimugoroba saa 9:00 kuko mwabanje kujya kugira ute gushaka ibirayi. Ahubwo ntago mugukererwa kujya gucuruza. Mera Karise mikoro. Kalari ntago mugutinda kujya gucuruza. Oya. Niyo nasenga ngataha bizicu nejo natwabicuruza. Kandi byazakunda. Cyadusoreza ha mujye gucuruza. Oya tuvuga Imana. Yego. None se murafatanya igishoro mwashyize hamwe bimeze bite? Nge ntabwo nari mbizi nabimenye uyu munsi. Wabimenye uno munsi. Mwashyize hamwe? Yego. Nose niba atari banga mufite igishoro cyangwa? Ni make cyane. Ni make. Koko ni make. Ahubwo Imana iduhe ayandi mafaranga. Nukuri. Kore cyane. Nukuri. Imana ibongera igishoro kandi ndakibasabiye. Oya ni kiduha igishoro gifatika. Yego. Nanjye ahantu ndi gusenga Imana nica inzira. Nzagira icyo mbakoreraho. Nukuri uzabukoze cyane. Nanjye ndi gusengera Imana nibisubizwa rwose pe ndabihize nzagira icyo mbongerera urumva mukore sibyo. Yego. N'abakunzi banyu. Yego. N'abakunzi banyu pe wakumva ntacyo bimutwaye. Yego. Akaba yabongera ku gishoro mufite mukiteza imbere kuko ngi cyo nkunda nanga babantu kuwa mbere ngo yagiye mu cyumba cyo cyahehe kuwa kabiri ngo yagiye ku musozi kuwa gatatu ngo yagiye ihehe kuwa kangahe ukamubaza uti sinone ukora iki? Yego. Ati ntacyo ngo ndasenga gusa. Nose gusenga byagutunga gusa. Nigeze kujya gusaba hano ikiyede babagabo bari ko bakano hepfo. Yego. Barambwira ngo kandi ngo swari kuririmba ngo uzacuruza gusenga ngo ukwe kunyura. Igihe ugeramo nusubizwe ukagira ngo ni Imana yakuretse ahubwo ntiyakuretse ni wowe wifungiye amayira wowe senga n'Imana yawe uvuga ati Uwiteka ngaho ngwino ntabare ngaho ngwino ndengere Imana izitamurura ihagarare ku musozi maze nayo izigutabare. Amina haleluya. Kandi Imana nzi neza ko yatererana abayisenze. Amen. Bakobwa ntiyabatererana, babyeyi ntiyabatererana, baba ntiyabatererana. Ngarika icama mugaceceka ntabwo mugiceceka muri guhura n'ikibazo mukirukira ku bantu ngo niwe baragutabara ariko niwe uri kukwica ntabwo mukimenya ubwenge. Babyeyi ntabwo mukimenya ubwenge. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Yes, reka mbasuza abakunzi ba Concorde TV show aho mwerose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mwumva Ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Concorde. Reka fata umwanya gushimira wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Yego impamvu abakobwa banjye bari guseka nuko ari umwe kuvuga subscribe zamunaniye prome bakande he Ntago mbizi. Oya bivuge bakande sa subscribe. Yego bakande subscribe ubonye iki kiganiro bwa mbere uyikande rwose udushyigikire. Nanjye nabasezeranije ko nta rungu ngomba kwirebera abana b'Imana tukavuga ibitangaza by'Imana tukanisekera tukibutsa abantu yuko kurakayira isi ntacyo bimaze ahubwo icy'ingenzi ari ukwishima. Yego nongeye guhuza za mpanga ntabwo ari impanga ku maraso ariko utewe n'ukuntu bakundana ahantu henshi mbona bari kumwe babaye impanga. Yego turi kumwe na Uwaje Neza Promesse. Reka basuhuze. Ndabasuhuje cyane murakoze. Yego turi kumwe na Uwimpaye Clarisse. Reka basuhuze. Ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda. Yego Clarisse akaba ari we muyobozi wa iki kiganiro ko bari kumufasha na mikoro. Ayada impamvu Promesse amufashije mikoro nuko nawe afashe Bibiliya reka nyibereke afashe Bibiliya agategezaho ijambo ry'Imana.
yego kari agaciro nk'abana b'Imana tuba tugomba kwisekera ko nta mpamvu yo kurakarira iyi si. Prome dusengere dutangirane isengesho. Kadusenge. Yego. Mana turagushimye turaguhimbaje, ngushimiye ko wabanye natwe, ngushimiye ko waturinze ukabana natwe ukaturengerana uhabwa icubahiro. Mbere ya byose ngushimiye neza yawe n'urukundo rwawe watugiriye tukabyuka turi bazima, akaba tugeze hano hantu tugihumeka umwuka w'abazima uhabwa icubahiro. Nsengeye umwanya tugiye kumara hano hantu, ngwino ubane natwe, ngwino uturinde kandi ngwino utugirire neza, izina ryawe nirishimwe. Nsengeye n'umuntu ugiye kuyobora ino gahunda, ngwino umwambika imbaraga kandi umurinde umugirire neza. Nsengeye n'abantu bagiye kubyumva Kristo nabo bagirire neza, ubasubize uko bagutakiye, izina ryawe nirishimwe. Komeza kubana natwe kandi ukomeze kutugirira neza, ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Nari mbakumbuye. Natwe twatugukumbuye. Ni ukuri pe nari mbakumbuye. Twe twapanzeho ko turahura kwa gatandatu ntibyakunda, ariko Imana ishimwe yuko uyu munsi ku wa mbere byakunze tukaba twabonanye. Ko Imana ishimwe. Yego. Harya mucuruza ibirayi? Rahiha. Mucuruza ibirayi mukidaho? Yego. Mu birangura hese? Mu birangura he? Tujya mu mirima hano bari gukura, tukarangurira mu mirima. Yego. Mukaza mubyikoreye? Twanabyikorera cyangwa kuko ikiganiro tugikoze nimugoroba saa 9:00 kuko mwabanje kujya kugira ute gushaka ibirayi. Ahubwo ntago mu gukererwa kujya gucuruza. Mera Karise bikora. Kalari ntago mu gutinda kujya gucuruza. Oya. Niyo nasenga ngataha bizicu nejo natwabicuruza. Kandi byazakunda. Cyadusoreza aha mujye gucuruza. Oya tuvuga Imana. Yego. None se murafatanya igishoro mwashyize hamwe bimeze bite? Nge ntabwo nari mbizi nabimenye uyu munsi. Wabimenye uno munsi. Mwashyize hamwe? Yego. Inyungu mujya muyigabana? Turayigabana. N'igihombo mukakigabana? Yego. Ni ryari se mwacuruje mukunguka cyane? Kavuga mutika ukabwira Promese ati Promese no kuri uyu munsi Imana yabanye natwe kabisa, tireba twaranguye ibirayi by'ibihumbi 20 none radukwemo ibihumbi 25. Ntabwo twigeze duhomba. Ntabwo murahomba na rimwe? Ntabwo duhomba, tuvanamo yacanga tukavana inyungu y'igihumbi 2. Buri wese agafata 500 cyangwa se igihumbi gutyo. Nose igishoro rinde ubukibitse? Ni njyewe. Ni wowe ukibika? Noneho mwarangiza inyungu mubonye mukayigabana? Nose niba atari banga mufite igishoro cyangwa? Ni make cyane. Ni make. Koko ni make. Ahubwo Imana iduhe ayandi mafaranga. Nukuri. Kore cyane. Nukuri. Imana ibongera igishoro kandi ndakibasabiye. Oya ni ikiduha igishoro gifatika. Yego. Nanjye ahantu ndi gusenga Imana n'iki nzira nzagira icyo mbakoreraho. Nukuri uzabukoze cyane. Nanjye ndi gusengera Imana nibisubizwa rwose pe ndabihize nzagira icyo mbongerera, urumva mukore sibyo? Yego. N'abakunzi banyu. Yego. N'abakunzi banyu pe wakumva ntacyo bimutwaye, akaba yabongera ku gishoro mufite mukiteza imbere. Kuko ngi cyo nkunda nanga babantu kuwa mbere ngo yagiye mu cyumba cyo cyahehe, kuwa kabiri ngo yagiye ku musozi, kuwa gatatu ngo yagiye ihehe, kuwa kangahe ukamubaza uti si none ukora iki? Yego. Ati ntacyo ngo ndasenga gusa. Nose gusenga byagutunga gusa? Nigeze kujya gusaba ahantu ikiyede, babagabo bari kubaka hano hepfo. Yego. Barambwira ngo kandi ngo swara kuririmba ngo uzacuruza gusenga ngo ukwe kunyura. Ngo gera ntacyo tuguhaye, uzacuruza gusenga nyine.
uvuga nti Imana ntagasuzuro k'abazimu ndakanze uhereye amasaha ngo warari kuririmba ngo ejo bundi uri kwitera hejuru ngo nzacuruza ikiwe birangira nkibuze pe ngo nuko naririmbye ngo nzacuruza gusenga ati wone genda ugucuruze wunguke kunyura ati genda ucuruza gusenga tuzareba Imana yawe ikizakora natwe tureke nta kiza twaguha ntacyo twaguha pe uzacuruza gusenga kandi babirimbye turi kumva oya twari turi hano bari kubaka hari iki barabimbwesha numva ngenda ndi kwitotomba ariko Imana yarabyumvise. Hoya umuntu ukura amaboko mu mufuka akumva ko yakora nge numva namushyigikira sibyo uko Imana izanshoboza nzagira icyo mbaha sibyo mwongereho sibyo uzabukoze cyane yego noneho nundi muntu pe ntabwo tuba turi guhata kandi ntabwo tuba turi gusabiriza nyine ubareba kumva arabakunze nkuko nanjye numva mbakunze yego azagira icyo ashyiraho nukuri ahubwo mutange nimero oya nukuri cyambere nukwizera nukuri pe mutange nimero yanjye ni 079 yego 24 55 640 yego promesse nimero yawe nimero yanjye ni 079 39 8 yego ushaka kubahamagara bakagufasha gusenga Imana yabahaye impano yo guhanura bakiri bato kandi ntibahanurira bato gusa bahanurira ab'Imana ibatumyeho yego kandi ntago bavuga ngo Imana iravuze itavuze ngo bayibeshye bashaka kuba babeshya ibyabo ariko ntago bajya kubeshyera Imana kandi kubeshya ntawe utabeshya Imana ishimwe yuko igitubabarira yego ubwo rero wakumva umutima wamukomanga kaba yavuga ati mfite 1000 eka nkibahe bongere ku gishoro bafite mfite 2 mfite 5 mfite 100 mfite angahe mwarangiza namwe mukajya mukorera Imana mufite nico gukora sibyo wava mu masengesho sibyo wava mu masengesho ukamenya uti nanjye ndasohorera hanga yego ndagura gasuka ndabona ayagasukari yo kunywa gakoma nimva mu masengesho ngira ute ngira imbaraga ntagiye gusaba abandi je ni gutyo nandi kumva bindi muheruka gusengera umuntu urya ariko ngo promesse iruka Kigali karari promesse iruka Kigali Ukize twakwanye ikiganiro kuvuga ngo aheruka kujya kure aho yagiye kure ni Musanze atariki Imana igiye kumutembeza Kigali ngo yageze Kimihurura ngo yageze ngo no ku Murindi wa Kanombe promesse yageze Kigali yatashe yumiwe yarabonye ko ari umujyi nyimbe pe mufashe mikoro ye mufashe yakubwiye ngo ikavuyeyo yambwiye kavuyeyo ahubwo yagize ngo ni hanze y'igihugu ageze kabisa yageze Kigali abona ni hanze y'igihugu ati kari se we ndi kubona ama etage y'ibirahure gusa nibyo mbese wagenda imbwa yarasubijwe pe yageze Kigali nahataraha mugomba kuhagera mwe mwubaha Imana oya nukuri mwe mwubaha Imana kabisa uzi uvuga ngo umuntu afite impano akayigerekaho gukizwa yego no kugira ikinyabupfura impano iramutunga nukuri pe uvuga ngo ufite impano wabona umuntu yakubwira ati imodoka zanjye zaheze muri Majerwa nabuze uko nzisorera ugahita wumva uti umuntu ufite amamodoka ngiye kumutekera umutwe mubeshye ngo Imana iravuze kandi itavuze oya abantu tubana nabo bo mw'isi ni abantu bajijutse azahita amenya ko uri kumubeshya cyane urumva ntimugashukwe n'iby'isi bakobwa banjye oya pe ntimugashukwe n'edezi uvuga ngo impano nge ndibuka natunze telefone muri 2008 yego wari ufite 2008 wewe waravutse naravutse se oya 2008 ntabwo waravuka yego promesse arafite nibwo wavutse 2008 promesse avuka 2007 nibwo natunze telefone icyo nari mbivugiye telefone nayihawe n'impano yanjye yego yo kuririmba
ibyo byonyine nabonye akazi nakoze bwa mbere nkora akazi ngafata ku mushahara muri 2007 yego nakabonye kubera kuririmba nukuri nakabonye kubera kuririmba yego umuntu ampa akazi ati rero uzajya utoza aba baririmbyi nukuri noneho mu gitondo uzajya uzindukira mu kazi kara ko gusoresha sibyo akazi ka mbere nakoze nabaye perisebuteri nkajya njya gusoresha saa 3 tukaba tugasoje saa 6 nkagera mu rugo nkaruhuka nyuma saa 6 ngahimba indirimbo ubundi nkagenda nkigisha korari nukuri urumva noneho aza no kumpa telefone nahimbiye indirimbo company wampemba telefone yitwa Karashara yagwaga 12,500 icyo gihe urumva ko gari menshi yari menshi nayihawe niki n'impano yanjye namwe rero impano zanyu zazigomba kubatunga kumva impano y'ubuhanuzi iri gutuma promesse yari Kigali nawe twavuganye wagiye gutembera i Rubavu ku mazi bitewe n'abantu baguhamagaye mwafatanyije gusenga barantembeje rwose ndabashimiye cyane ubwo rero muramutse mubivanze byaba bibi cyane yego mwumve impanuro z'umusaza ngo wanze guhanwa yakoze ibi yego haraho muheruka guhurira muri gusengera umuntu turi gusengera imwembi ntabwo duherukana yego uko duheruka mwahuye muri gusengera mama wa promesse na wa mwana wari bisa naho byari byarangiye ubu ntago muheruka guhura muri gusengera umuntu mwansengera ahubwo turagusengera nukuri musengera hano kuri turagusengera pe musengera nituva imbere ya kamera mwansengera hangaha oya turagusengera muri mbya 50 yaravuze ngo muze mwenyine twihererane umusanga ahantu hatarabana yego rero imbere ya kamera babona abanyamahanga bari kutureba kandi indirimbo ya 50 niyo tugiye gusenga muze mwenyine twihererane umusanga ahantu hatarabana okay nakira nukuri yego reka tujye mu mwanya w'ijambo ry'Imana yego muhereze mikoro abaye gutera akaririmbo mu gihe uri kureba aho uradusomera ngo Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha kubu Yesu ni byose Yesu ni byose umufite ntacyo wabasha kugena usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje niwe nzira kandi niwe bihembo byo kurushanwa wahageze yego naguhe mikoro Yobu 50 Yobu 13 Yobu ibice 13 murongo wa mbere Yobu 13 murongo wa mbere yego dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya amen Haleluya. Amen. Amina haleluya. Amen. Ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose. Amina haleluya. Imana itugirire neza cyane. Amina haleluya. Ijisho ryanjye ngo ryabonye ukuntu amina haleluya bari kukuvuga. Amina haleluya. Ijisho ryanjye ryabonye ukuntu amina haleluya ukuntu bari kugutota muvyeyi. Ijisho ryanjye ryarabibonye. Amina haleluya. Imana itugirire neza cyane. Amen. Ibyo muzi nanjye ndabizi ntimundusha. Amina haleluya. Ibyo muzi byose ngo Uwiteka arabizi kandi hari ibyo mutazi we azi. Amina haleluya. Ngo ndetse n'agashishiri kari munsi y'umukara ngo mu rutare rw'umukara ngo Imana irakareba. Ibyo muzi byose Uwiteka arabizi ndetse hari n'ibyo azi mutazi ngo ndetse n'imisazi yanyu iri ku mutwe
nk'Imana irayibara ikayimenya kandi wowe nta kintu wabasha kumenya ariko Imana iratubwiye ngo ibyo muzi byose nanjye ndabizi. Amina haleluya. Imana izi imigendere yawe, ikamenya imyicarire yawe, ikamenya aho urataha, ikamenya. Amina haleluya. Imana itugire neza. Imana ishimwe. Ni ukuri ndashaka kuvugana n'ishobora byose kandi ndifuza kwiburanira. Imana ishimwe. Ngo ni ukuri ndashaka kuvugana n'ishobora byose. Amina haleluya. Imana itugire neza cyane. Hari igihe ugeramo ukavuga ati Uwiteka ndi kumva ashaka kuvugana nawe. Amina haleluya. Mukobwa senga uvuga ati Imana nyagora ku ngoma, yisanduma ashaka kuvugana nawe, yisanduma ashaka kuganira nawe kandi Imana nzi neza ko idaterana bayisenze. Rero usenga ushikame uvuga ati Imana ndashaka kuvugana nawe, ati ndashaka kumva ijwi ryawe. Amina haleluya. Hari igihe ugera mu gasenga ukavuga ati Imana ndakwinginze ngo uncyarize ugutwi amagambo yanjye, ariko Imana ikakwihorera, ariko kumbi biri kukureba. Rero nawe ntugacike intege uvuga ati Uwiteka ntabwo nzi, ahubwo Imana irakuzi. Senga ushikame. Imana ishimwe. Ariko muri abahimbyi b'ibinyoma, mwese muri abavuzi badafite akamaro. Amina haleluya. Ngo muri abahimbyi b'ibinyoma, Imana itugirire neza cyane. Hari igihe ugenda bakakuvuga ari benshi, bakaguhimbira ibinyoma, bakaguhimbira n'ibyo utakoze, bakaguhimbira n'ibyo utavuze, ariko Imana yo mu ijuru nazanye ijambo rivuga ngo Imana ikwiyereke ku manywa y'ihanga. Imana ishimwe. Imana igutabare. Nawe muvyeyi Imana igutabare, nawe mukobwa Imana igutabare, ndetse nawe mupapa igutabare. Imana itugire neza cyane. Imana ishimwe. Nkunda kubabwira ngo hari igihe uhagarara mu kibazo nk'abantu bagakora ibyaha bakabigutwerera, ariko Imana itugire neza cyane. Bakoze ibyaha barabigutwerera, mukobwa bakoze ibyaha barabigutwerera, ndetse nawe mupapa bakoze ibyaha barabigutwerera, ariko nazanye ijambo rivuga ngo Imana yitamurure. Imana yitamure ku buzima bwawe, aho utuye Imana yitamurure, mu by'ukuri Imana yitamurure. Imana itugire neza cyane. Ayiwe Imana ishimwe. Mu by'ukora byose yitamurure, mu ntambara yo kurwana nayo yitamurure, mu ntambara nazo muri iyi minsi yitamurure. Ayiwe amadeni ufite yitamurure. Amina haleluya. Imana itugire neza cyane. Hari igihe yawe ati Uwiteka ntabwo nzi, ariko Imana yitamurure. Umubyeyi yitamurure, nawe mukobwa yitamurure. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Icyampa mugahora rwose mwaba mugize ubwenge. Imana ishimwe. Ng'icyampa mugahora, ngo ntimukabwire bagenzi banyu ikibazo muhuye naso. Ng'icyampa bakobwa mugahora, icyampa ababyeyi mugahora, nimupfa guhubuka ngo mupfe kuvuga. Imana nikiri kutubwira ng'icyampa mugahora, mugakomeza mugasenga, mukabwira Imana ati Imana ngwino ntabare, ati icyampa mugahora. Bakobwa icyampa mugahora, babyeyi icyampa mugahora. Niko Imana iri kutubwira, ariko musenga mushikame. Imana atubwiye ngo icyampa mugahora, ngo naza kubatabara. Amina haleluya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uzi neza yuko mugenzi wawe hari uri kuja kuzinga ibyawe, bakabikubwira akaja kubizinga, ariko icyampa mugahora. Icyampa bakobwa mugahora, icyampa babyeyi mugahora, icyampa bapapa mugahora, icyampa basore mugahora, mugakomeza mugasenga Imana. Imana ishimwe. Noneho nimwumva urubanza rwanjye kandi mutegera amatwi kuburana kw'iminwa yanjye. Amina haleluya. Ngo noneho mutegera ugutwi mu bya bindi mwagiye kubara, ngo mutegera ugutwi murebe ibyavuyemo, kuko kubara nta kintu bimaze, ahubwo wowe senga ushikame ngo mutegere ugutwi ku byo mwagiye kuvuga. Amina haleluya. Ariko ng'icyampa mugaceceka, ntabwo mugishoboye guceceka. Uri guhura n'ikibazo ukiruka ngo ngiye kubivuga, ariko guceceka ntabwo mugiceceka. Babyeyi ntabwo mugiceceka, basore ntabwo mugiceceka. Imana ishimwe. Ntabwo mugiceceka. Icyampa. Amina haleluya. Icyampa mugaceceka, mukamenya ubwenge. Amina haleluya. Imana ishimwe. Imana itugire neza cyane. Imana ishimwe.
ese murashaka kuburanira Imana? Imana ishimwe. Ngese murashaka iki? Hari igihe Imana ikubwiye ngo ndagutabaye. Amina haleluya. Wowe Imana ikagera ukabwira mugenzi wawe ngo Imana yambwiye ngo irantabaye. Imana yonyine ikihorera bitewe n'ukuntu bagiye kubivuga. Kandi umurimbyi ya 50 yaravuze ngo ngwino twengere twiyererane ngo musanga ahantu hatari abantu. None abo bantu mudasenga uri kugenda ukabwira abantu badasenga, kandi wowe usenga ukavuga ati runaka ati byagenze gutya, Imana yambwiye gutya. Ntabwo si neza yuko hari uri kukuzingira amasezerano. Wowe muvyeyi isenga, nawe mukobwa usenge, musenga mushikame. Imana ije kubatabara, Imana ije kubagirira neza, Imana ije kubadosiriba. Imana ishimwe cyane. Icyama mukamenya ubwenge, bakobwa icyama mukamenya ubwenge, bapapa icyama mukamenya ubwenge. Imana itugire neza cyane. Hari igihe ugeramo ntusubizwe ukagira ngo ni Imana yakuretse, ahubwo ntiyakuretse, ni wowe wifungiye amayira. Wowe senga n'Imana yawe uvuga ati Uwiteka ngaho ngwino untabare, ngaho ngwino undengere. Imana izitamurura ihagarare ku musozi maze nayo izigutabare. Amina haleluya. Kandi Imana nzi neza ko yatererana abayisenze. Amen. Bakobwa ntiyabatererana, babyeyi ntiyabatererana, bapapa ntiyabatererana. Ngarika icama mugaceceka. Ntabwo mugiceceka muri guhura n'ikibazo mukirukira ku bantu ngo niwe baragutabara, ariko niwe uri kukwica. Ntabwo mukimenya ubwenge, babyeyi ntabwo mukimenya ubwenge. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Imana ishimwe. Imana itugire neza. Amina haleluya. Amen. Imana itugire neza cyane. Amina haleluya. Rero nawe promesse nukanyizere ngo ndi inshuti yawe. Amina haleluya. Hari igihe ugeramo ukavuga ati Imana, amina haleluya, ukati bimeze bite? Amina haleluya. Hari ibyo ugomba kumbwira ni inshuti yawe, hari n'ibyo utagomba kumbwira. Amina haleluya. Rero ndabizi neza ngenda promesse ngo dukundana, ndabizi neza ndabisobanukiwe. Hari ibyo namubwira n'ibyo ntamubwira. Rero hari ibyo namubwira mwewe muri gupfa kwiruka mugahubuka, mugapfa kubwira n'abantu mudasengana, mugapfa guhubuka, mugapfa kwirukira ku bantu. Ngarika Imana itubwiye neza ngo icyama mugaceceka, ngo icyama mukamenya ubwenge, icyama mugatuza mugakomeza mugasenga. Icyama. Imana ishimwe. Haleluya. Bakobwa icyama mugaceceka, nimwe muri kwifungira amahira. Imana kubabwira ati mbakoreye ubukwe, mukirukanye Imana inkoreye ubukwe, ariko nimwe muri kubyifungira. Icyabaha mugaceceka, mwabuze ubwenge. Ariko Imana icyama mugaceceka, bakobwa icyama mugaceceka, babyeyi icyama mugaceceka. Yewe Imana ishimwe. Hari igihe ndi kugeramo nkibaza cyane nkavuga n'Uwiteka, bano babyeyi bahe guceceka, iminwa zarabariye, niyo mpamvu mutari gusubizwa. Ariko mutangire muceceke, bakobwa mutangire muceceke. Taya sira meni do sanse, lelevo meni do tayi, Jezi meni do sanse, lelevo kira meni do tayi. Imani tugire neza. Icyama mugaceceka, bakobwa ni muceceke, basore ni muceceke, bapapa ni muceceke, ariko ntabwo mugiceceka. Ayiwe. Amina haleluya. Ntabwo mugiceceka. Hari igihe ugeramo ntuceceke. Amina haleluya. Hari kahuri hose urumva iki kiro kiganiro uvuga musaba Imana imbabazi, uvuga ati Uwiteka ndakwinginze ngo mbabarire kuko nageze ahantu numva guceceka. Amina haleluya. Ariko mugire guceceka. Nazanye ijambo rivuga ngo nubuhanuzi bw'Imana kandi ni Bibiliya y'ibitubwiye. Amina haleluya. Ngijambo ritavangiwe ni Bibiliya ngo mugire guceceka. Amina haleluya. Bakobwa mugire guceceka, basore mugire guceceka. Imana itugire neza cyane. Imana ishimwe. Amina haleluya. Imana itugire neza. Amen. Nukuri pe. Imana itugire neza cyane. Imana ibambika imbaraga.
ariko nazanye ijambo rivuga ngo mugire guceceka. Yego. Amina, haleluya. Amen. Hari ikibazo mbona nacyo nkavuga ntiyibwiye promesse, nabwo turasengaga ntako nakimubwira. Amen. Nkazamuka umusozi ndi kurira, najya gusiga ati mwana wanje marawarize nayabonye, cyangwa se promesse ntagira ikibazo, hari icyo yangana n'icyo atambwira. Rero ijambo niryo ritubwiye, atubwira ngo mugire guceceka. Ntabwo ari Kararisa ubivuze, ni Imana yo mwijuru ibivuze, iravuga ko mugire guceceka. Ijambo narifite niryo, Imana itugirire neza. Yego, Imana ibaho umugisha abakozi b'Imana, ndafashijwe. Imana ibaho umugisha. Reka dusoze, tuzasubira. Reka promesse adusoreze n'isengesho. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kubera ko utugiriye inama. Uratubwiye ngo tugire guceceka kuko twagize amagambo menshi, twavuze byinshi, dukora ibidakwiye gukorwa, twabaza inkuru zitabarika, twavuze ibyo tudakwiye kuvuga. Watubwiye byinshi tujya kubivuga, ndetse tubibwira n'abadakwiye kubyumva. Ibyo byose Nyiringabo Imana tuje imbere yawe kugira ngo tubabarire, ariko tugushimiye kutugiriye inama. Uratubwiye ngo nitugire guceceka, tugire guceceka. Natwe turakumve, turavuze tuti Nyiringabo, uyu mwanya umunwa tudusijeho supaguru. Hari ibyo tugomba kuvuga n'ibyo tutagomba kuvuga. Imana ishimwe, uyu mwanya duhe guceceka, duhereze imbaraga, duhe guceceka, uduhe kuvuga Nyiringabo Imana ibikwiye kuvuga, ibidakwiye kuvugwa ntitubivugwe. Duhereze guceceka, mupapura umuhereze guceceka, ndetse n'umumama bahereze guceceka, ndetse n'abakobwa uduhereze guceceka, abapapa n'abasore bahereze guceceka, ubahereze kubika ibanga. Izina ryawe nirishimwe, neza kubana natwe, kandi utugirire neza, utwambike imbaraga muri uku guceceka kwacu. Tubisabye twizeye izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu.